mu byo mwaganiriye bivuge muziguye noneho hasigaye umuryango nawo byumve ba nyirasenge barahari ba nyina wabo n'abakuru be n'abarumuna be n'abasaza be komeza rwose turakwemereye twaje gusaba irembo ry'umugeni turarihabwa hanyuma twumvikana ko umunsi uzaba mwateguye igitaramo nk'iki cyo kwizihiza kuza kwa Roho Mutagatifu tuzaza gusubukura gahunda twari twasubitse. Iyo gahunda nta yindi ni ukubasaba umugeni rwose bavandimwe, niba nta kindi gicumuro rwose mudufashe turasabye umugeni Ishimwe Donatira. rwose ibyo uvuga ni ukuri ariko nabwo turabagenzacyaha warivuze n'usabira wamuvuze, ariko ibijyanye n'umuco ngira ngo si ubwa mbere mw'uyu muryango musaba umugeni. Ngira ngo ibijyanye n'umuco wo gusaba urabizi, ahasigaye tuguhaye umwanya usaba. Murakoze. Ntabwo twaje twabagendereye nk'uko razireba inyuma, reka tubikore nk'uko mubivuze wagize uti ba nyirasenge nabo barahari, nibo bamenya ko umukobwa ageze ibigero, nibo basimbuka ibihuru bashaka akarya barya naho inkunga igihe umwanzi yashatse kuzana umukoni n'amarwerwe. Bose bangerereho kandi nizeye ko ugiye kumvugira ryiza. Murakoze cyane. Urakoze nyakubahwa Jean Marie Karame kabiri, wahawe uburenganzira bwo gusaba, none icyo usabiraho aragitanze, hasigaye tugiye kugusohoreza. Twagira ngo nyirasenge nawe yumve neza ko uwo mutobe ntabwo nari kuza muzana ubuki gusa, ubu ndimo nk'umugeni koko. ariko ndagira ngo nkwibarize nyakubahwa Kamarampaka, noneho urimo uratanga bitugukwaha cyangwa se urasaba gusa cyangwa se biragenda bite? Ni ukuri ngo byewe nkweruye tugira ubuntu kandi dukunda no guturwa, komeza uduture turakwinginze. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ntabwo ari ukubatura, ntabwo ari ugutanga bitugukwaha, kandi ijambo ry'Imana rivuga ko abafite ari mwe mwongererwa, turagenzwa no kongera ibintu mu bindi rwose. Ubwo tubyiteguye rwose. Murakoze, ibyo muvuze ni ukuri, ariko kugeza ubu ntituramenya uwo duha umugeni uwo ari we. Mumpera amashyi shangazi. neza bagiye kukunyagisha, harabura gatoya. Ariko mubyeyi bacu rwose, umuco wacu kandi nawo wanyu, ntabwo kirazira nta mukwe wumviriza sebukwe, ariko kandi ari hafi. Twahita dufata bya bindi byateye ubu ngo ni telefone, tugahita tumubwira agahita atega indege. Hariya nahoze nyibona, nabonye rwose yiteguye guhita umuzana. Nimubinyemerera ndahita mubwira rwose
amasimbuka agera. Erega yo kuvunika cyane nta kindi kimbesheje ahangaha mbere yo gutuma n'umuryango nk'uko umunsi wasanze ndi ku ruhembe rw'imbere ni ukuri ko Imana nta kintu utegereje ahubwo niba wantuma umbwire inkume ngende mubwire kuko uvuze ijambo ryiza ko nta mukunzi uzasaba ubukwe kandi n'abana batarama mu gitaramo cy'ababyeyi wacu hano natwe ariko nunyemerera ndagenda mukubwire. Urakoze cyane n'ubundi twamye dufatanya muri byinshi ubwo bamutubwirira ari hafi aho akegera mbere akayagira imbere agasuhuza sebukwe. Ukiriho nyamura rero mu gitaramo baramushaka watebuka ukaza ukigira hano niba ukiriho kandi tuzi kuriho ni ukuri amagara uriho none haje bane nyamara kandi twasabye umugeni umwe ntabwo twasabye bane ngira ngo rero mu cyubahiro nanjye mbahaye kandi bagomba mbabwire muri ubu buryo bumeze gutya nicyo koko umutware agira ibyegera nabyo ntabwo nabigaya kuko umuco wacu bibaho ariko nsabe ngo Marike we ko mbona se ari ibiragi ndahamagara Marike naze no kuvuga ati karame we kuri we ndagushimye cyane Marike we uragahorana amahoro kandi turakwakira n'umuco wacu na mbere hose iyo bitubwira mbere ko ari wowe tuba twagushimye kuko ukwiriye kuza mu bakwe bacu kuko nawe ugenda kubasuhuza nagaserwa tugiye ko ari umurwayi nyamara ukore witonze kuko bavuze ko urwaye kandi ashaka muganga. Ukora muri muki uri umunyonzi uri umumotari ukora iki wakoze gisida ryari erega ntabwo gisari wowe wenyine ahubwo abagabo bose bo mu buryo gisida turayigira ntabwo ararwaye arambwiye ngo yakoze gisida ya moto ararwaye nibyo kandi nabibabwiye kare hano hari abantu babunzi ariko si abacamanza ntabunzi ariko si abacamanza yego barakuvura urumva urakira hano natangiye twaragendereye ukomeze muhagarare kuko muhagarariye byinshi amagambo bwanagiye guhagarirwa genda wicarire yego hanyuma abavuzi uvuga ntabwo ari ba magendu abavuzi barahari ariko ntabwo bari hano ariko umuvuzi arahari icyo kintu gishinzwe impungenge ndashaka kugira ngo ndere ku muko wacu kitarakwiriye kuko mwebwe ndabona muhagaze kandi mufite icyo muhagarariye amagambo mwatumwe mwese arabategeka guhagarara agomba gusubiza kandi yitegereje neza none se aho nirengagije wabonye aho nashimye wabonye uratsinzwe namubonye none rero washimye se cyane washimye ushimira umuryango rusange umuryango wose nawushimiye ubwo umugeni ni mumuma umugeni turamugura murakoze cyane mwamereye amashyi urashanga icyo cyegera cyawe kikwegera nacyo kitwicara iruhande ariko abandi basigaye rero basubiye mu gituro bari barimo kuko muratwihanganira kandi umenye ko ubwo ngubwo ibumoso bwawe haza kuza undi muntu nawe urebe nk'umuntu wize izo ntebe zikwiranye n'uwo muntu uri buze kuza akugana nyine ubundi ikigera cyawe maze kikwegere ahasigaye rero numva kamarampaka impaka zirenda gushira urakoze cyane impaka zirimo ziragenda zishira nanjye nimpagaze ahangaha nk'indorerezi ahasigaye icyo uzajya ntuma nzajya nkubwira kandi nakarambizi ni uko mwese nicyo kimbesheje ahangaha murakoze erega kuva na kera ariko nubwo muri mu kuganira agenda ajurira umugeni ndamutanze uramutanze bamujyane ubwo ni ukuvuga ko utanze n'inkwano ntabwo uciye mu ijambo muvandimwe yego turihutisha ntabwo waguha umugeni nta kindi wamwima umuntu yaguha umugeni mwiza nka Ishimwe Donatira ukagumiriza inka koko urabona atubwire izo turi bakuremo babwire n'ubwoko bwazo n'amazina yazo ibizibanziriza biri mu bwatsi zigomba kuba zarahingiwe ibizazitunga ubwo rero
karame bwana Jean Marie. Iyi mashini urayibona, urayumva ukuntu ivuga. Iyi ngiyi niyo dukoresha duhinga ubwatsi bw'inka kugira ngo ibone ibyo biryo. Ntabwo inka zirya, aho muzakosora ubutaha, dore ko MC yakomeje mumwicira ijisho akaborohereza. Yego, ntabwo nta n'ubwo iyi ari imashini. Yitwa ndeshanga, yitwa gutya. Ntabwo wumva ko ari bayita, aravuze ngo ni rugori. ni rugori, natwe tuyita mbogo. bayita mbogo. Ye, kubera ko twebwe ikaba ari isuka. yego. Hanyuma ntabwo inka zacu zisigaye zororerwa mu biraro. Iyi ngiyo cyo ni ikibumbiro, nacyo ni igicuba. Muvandimwe Manase rero, reka sabe umugabo wita kuri izo nka. Ndabona banza yagiye kuzireba, sinzi niba yajyanye n'umushumba wanyu bagende, kuko ndabizi neza ko ari bo bacagurire inka 8 Sikuyishimwe Donatira. Umuryango mwakurikiye kandi murareba, kandi hari ituza ndiza neza yuko nta kitagaragaye. bababwiye ngo mushime mukoma mu mashyi, niba kandi mutashimye ubwo nimuyakoma. ndagira ngo maze ikibazo munzanire umugeni mwanyemereye turamukanye. Bageze ahangaha avunyije turabakira, tubabaza ikibazo barakidusubiza, ariko baravuga ngo baragukunda, bose baragukunda. Ubitegereze urebe, abantu bose baragukunda kandi baragushaka kandi babagusabye, kandi twamaze kugutanga, ariko ntabwo twagutaye kandi tuzaguterana mwana wacu, nk'uko ujya ubigenza ureba abandi ibyo bakora naho bajya. Karame mwana, none rero ubwo bagusabye ngwino utwemerere tukwereke uwagusabye uri mugushyikirije, kandi ni umuryango muzima, ni umuryango mwiza. Patri, ntugire ikibazo, twakurebeye. None rero nyakubahwa, Ishimwe Donatira nguyu, yego, azira ibipfunsi, yego, azira imigeri, yego, azira ibintu byose birura, ntabwo agira urusenda, yego, yabaho ntabwo agira urusenda, yego, ahubwo ibyo kurya arya, yego, urabizi,
yego ubimenye yego ibipfunyika by'amasukari yego amasoda n'amavanta uburyo bwose yego ibindi byitwa ji mbese ibi byose nibyo bituma asarya biryohera nicyo gituma atabaye igikuri yego nicyo gituma ureba